Imana igira neza kubeshya n'icyaha. Mana nukuri ndabashimye cyane mwitinyutse muravuga ngo muraje tunashimire Bagti. Ahubwo rero guhura nawe bibaye iby'agaciro. Ako kabangara yari atarakatubwira. Nako yababwiye. Kuba rero uhise ukatubwira. Ndabibabwiye rero muze kumusaba neza. Nakoreye amafaranga y'itike nzana i Kigali minsi 5 yose. None mwebwe mwabigambiriye muhita muza muri munasubira yuko mase mutarabakire. Bimaze igihe. Twarinze no kujya muri credit. Bingahe? 5. Yesu wenda bikwemereye nukuri. Akambwa atese uzajya i Kigali uzajya kuri radio uririmbe uzagerayo uwo munsi bagushyira muri radio no kuko nari mfite famille yanjye y'abantu bagiye baramamaye cyane kandi bazwi harimo n'abanyamakuru nka Wera Jean Maurice namwumvishaga ko aribo nzagenda ngiye kureba ariko akambwira ati ntago uzababona kuko nk'Uwera yaraherutse iwacu kera mu rupfu rwa mukecuru wabaje gushyingura nyirakuru ubwo rero naramubwiraga nti ngenza Kigali kandi bose nzababona kumva ko bitabaho ariko nge nagize amahirwe Imana iramfasha Yesu nawe ashyiramo imbaraga nyinshi abo bose numvaga ko bakomeye mura nabo na Bruce Melody bose mura nabo jewe numvaga nkurikije igihe natangiye kukubonera n'igihe urwego ugezeho uyu munsi nabaga numva nyine uri umuntu ubu ntatinyuka no guhamagara twaje gukora n'agantano agaci ntano kuri YouTube mwafunguye agaci agantano none muze iducinya kadiho tuyishimire ibyizi dukorera bigatuma twibaza impamvu twese tutabayeho kimwe impano turazigama nubwo zizamura bamwe abandi bagasigara imirimo turayikora nyamara bikanga bamwe bagasigara inyuma. What's up my people mumeze gutse barimo kurikirana Big Town TV akakanya nkaba nivumburiye agakorari kanje hano akagakorari kakaba mu kanya gato karaza kutwemeza ariko all in all reka mwibutse gukanda subscribe barimo kurikirana Big Town TV maze izindi gahunda zigende fresh kabisa. I go by the name Bagti tukaba turi kumwe nabo hano iyi korari yitwa gute bavuye hehe baje gukora iki n'ibindi byinshi bari tubimenya mu kanya gatoya. Bite Ibyiza amakuru yawe? Amakuru ni meza. Harya witwa nde? Yitwa Munezero Divine. Munezero Divine ufite imyaka ingahe? 19. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni Nyaruguru. Nyaruguru. Okay, waje ryari? Naje saa 12. Uyu munsi. Gukora iki Kigali? Naje gukora ikiganiro. Waje gukora ikiganiro. Urakoze cyane. He nawe witwa nde? Ya nitwa Bugingo Fredina. Nibyo ndi umupapa w'abana batatu jewe urabeshe yewe ntago ndi umwana ndi umupapa mfite umugore buriya n'abana batatu ko kiri mutoya ndacyari muto ariko nibyo kugira ngo mbarere nkifite imbaraga ufite imyaka ingahe? Ya mfite imyaka 26 ni umupapa w'abana batatu wa mbere wamubyaye ufite imyaka ingahe? Yari mike cyane kuri 22 nari mfite abana b'impanga niyo mpamvu bahise babo batatu kuko bavutse ari impanga babiri. Madamu we afite imyaka ingahe? Turangana. Okay. Turangana. Fresh sana. Wowe witwa nde? Nanjye nitwa Nizigiyimana Janvier. Wowe ufite abana bangahe? Nta mwana mfite. Ufite imyaka ingahe? 19. Mu rugo ni hehe? Ni Nyaruguru. Mwese ni Nyaruguru? Yego. Okay. Icyo nifuza kumenya uyu munsi mwaje gute? Yambwiye ngo yaje saa 12 we waje sangape? Nicyo gihe twabyutse turazana hanyuma rero turavuga ngo reka tuze kuko mwari mwaduhaye amahirwe yo kutwemerera kuba twaganira namwe tukiyereka abanyarwanda tukabasangiza ubutumwa Imana yaduhaye. Ngo mumaze igihe kinini murimo kuduhiga cyane kinini cyane. Ni kinini cyane ndetse twagiye tugerageza no kuvugana n'abandi ariko bamwe nyine bakagenda badukatakata abenshi nyine ntibanabigiremo ubunyangamugayo ari nabyo tubashimira cyane kuba mwatwemereye mukatwakira. Ni igihe kinini Imana inabaha umugisha kuba
uyu munsi twahuye tukaba tubonanye. cyane no kuduha amahirwe yo guhura namwe Yeah. nabyo turabishimira cyane n'ukuri. Okay. Ni byiza cyane. Mubanze mume story yanyu gatoya, mateka yanyu ukuntu mwaje. Muravukana se cyangwa? Ntabwo tuvukana. Mwahuje gute? Turaturanye. Hariya Nyaruguru. Musanze twabaga muri korali imwe. Nyine twabonye dufite amahirwe yo kuba twaririmba. Dushaka uburyo nyine twabageraho umureko mwabidufashamo bigakunda. Okay, korali mwaje kuyivamo. Twarayikomeje. Mwarayikomeje. Cyangwa ni kwa kundi kwivanamo ibice mukavuga ngo ikorali tugiye kwikatira natwe twikorera ibyacu. Oya, ntabwo twayikatira, twayikomeza kuko tugakomezaho tukarushaho. Okay. Ninde watangiye kuorganizinga iyi group yanyu? Ninde? Ya ni jewe. Baguhe mikro kwanza. Tubwire noneho amateka kuntu mwaje guhuza. Ya ni ukuvuga aba bana nibyo twarakuranye ariko ho gatoya nabaye umutoza wabo muri korali y'urubyiruko twagiraga. Hanyuma rero tukagenda turirimbana bigera ubwo nyine dukura kugera n'uyu munsi igihe n'ubundi ndi umutoza wa korali ahantu nsengera hari Nyaruguru muri diocese ya Nyaruguru ni EAR paruwasi Busanze. N'ubu ndi umutoza n'ubundi wa korali. Hanyuma rero aba bana baje kuvuga bati iyi mpano aya majwi nta kuntu wenda twashibuka ku mpande hanyuma tukagira uburyo twayagaragaza tukareba ko ubu butumwa bwagera kure ariko tutavuye muri korali. Ni ukuvuga rero n'ubundi kuririmba turusanzwe turaririmba indirimbo zimwe na zimwe turabafasha muri korali tukazandika tukazibigisha. Si ukuririmba gusa nyine turanazikorera zimwe na zimwe. Hanyuma rero urumva korali ntago twayivuyemo turacyarimo. Umaze kugira icyo gitekerezo cyo gukora iyi korali yawe yo ku ruhande ariyo iyi ngiyi yitwa gute iyi korali yanyu? Ntabwo turayiha izina turacyayifata nka groupe kuko urabona ntabwo turabiha izina bitewe n'uko tubona ntaho turagera. Ariko buriya nibimara gufatika tukabona hari aho Imana ibigejeje n'izina rizaboneka. Turimo turabisengera. Okay. Umaze kugira iki gitekerezo umuntu wa mbere wahise uhamagara ninde hagati y'abo bakobwa babiri muri kumwe? N'uyu ni wakunze ni nawe wanyagisereraga cyane. Ubundi je namenye ko nsubiye inyuma gato namenye ko mfite iyi mpano 2014. 2014 rero nakomeje kubigerageza ndetse urumva nari ntaranashaka. Mbyirukaho nkavugana n'abaproducer bamwe na bamwe bahari yihuye ntibicemo ariko 2019 nza kugiramo akabazo mama kubera ari we nyine wasaga na hari umuterankunga wanjye wampaga gatike nkajya kureba abantu yitaba Imana. Yitabye Imana rero mera nk'ucitse intege. Nari maze no gushaka hari hashize amezi nka 3 nshatse mera nk'ucika intege. 2022 nibwo naje kongera ari uyu mwana nabwo bibyukije numvaga naracitse intege burundu. Ndongera nkajya mpamagara abanyamakuru bamwe na bamwe. Abampemukiye bo si byiza ko navugira kuri izi mikoro ariko hari umugabo witwa Cyprien yampaye ikiganiro 2020 nawe Imana imuha umugisha nubwo nyine uyu munsi wenda ntaho biragera ariko yampaye ikiganiro niwe munyamakuru wa mbere wanyakiriye muri iyi Kigali. Ubwo rero nabwo mbonye biri kugenda byanga hari n'abantu bari biyise Future Transit in Nation hari Gahanga nabo 2020 mu kwa karindwi 2022 n'ubundi mu kwa karindwi narahaje bari bavuze ngo ko biyemeje kuba bafasha abantu mu mpano bakazamura impano. Abo rero twishyuragamo 10,000 muri Copedu hanyuma bakaduha ibyangombwa. Ibyo bintu rero nabyo dusazanye ibipapuro byabyo ntacyo bigeze bamara na n'ubu nyine phone bahise bakuraho twatahiye izo mpapuro gusa. Ubwo rero urumva nabaye nanone nkuvuze ngo reka mbanze nirerera abana ibi bintu mbivemo ncika intege cyane. Hanyuma rero uyu mwaka nibwo
aba bana bavuze batari ko buriya nta kure habaho Imana itavana, ngwino twongere tugerageze turebe. So nibwo buryo rero bongeye kunyagiserera ndemera turaza. Muhe microphone nk'umuntu wa mbere wahise ukonvisinga kugira ngo aze muri korali yanyu. Aryo wambwiye ngo witwa? Nitwa Nizigiyimana Janvier. Yeah, Janvier akwegera akakubwira ngo reka dukore agakorali, wabyakiriye gute? Ubundi wewe nyine yarabanje abizamo mbere, twararimbanaga muri korali, ariko nyine abizamo mbere twebwe tutarabyumvishamo neza ko dushobora kuba twasohora indirimbo. Abijemo nyine ntibyahita bikunda, acika intege. Nanjye uko twagiye dukora niko twagiye tubikunda. Ndangije ndamuhamagara, namubwira ati hari akantu nshaka kukubwira. Arambaza nese ako kantu nshaka kumbwira nakaki. Namubwira ati ako kantu nzakakubwira kandi nitwasenga cyane bizavamo. Namubwira ati subizi ko ufite impano, subizi ko wandika indirimbo kanaririmba, natwe kuririmba tukaba tubishoboye. Twishyize hamwe tugakora groupe yacu twaririmba kandi bikaduteza imbere. Nyine agenda ambwira uburyo bamuhemukiye, namubwira ati abantu barahemuka ariko bose ntago bahemuka. Arambwira ati njye nacitse intege pe. Ngiye rero kwa ko nkunda kureba televiziyo, nkajya ndeba ibiganiro byawe nkagukurikirana cyane. Nyuma nza kubona nimero yawe, ndakwandikira ngize Imana pe, ntago witaye ko ndi wahise unsubiza. Unsubije ndamubwira ati uzi ko bya bintu bishobora gukunda. Ati nabonye umuntu turi kuvugana neza, nta mutima muba afite, Imana ibigiyemo bishobora gukunda. Nkajya nkwandikira, abonaga ko naguhamagaraga nkakubwira ati uzambabarire, hariho abantu b'abateka mutwe muvugana wagera nk'ahantu bakubwiye bagahita bakuraho telefone cyangwa bakanga ko kwitaba. Rero nyine nawe akabyemera ariko atabyemeye neza bitewe n'ibyamubayeho. Ndamubwira ati njye ndamwizeye uriya muntu ntago ndamubona kuri televiziyo, ariko uko mbona afite ubunyangamugayo. Arambwira nyine ngo tugende tujye kureba, turabimenya tugezeyo. Nyine niko kuhagera arakubona. Tavuga ati uko twari twicaye hano twari turi kuvuga ati wenda nuko biri butinda, ariko uko tumureba turabona nta mutima mubi nyine. Niko guhitamo twakira. Okay. Uyu munsi nari mfite na gahunda nyinshi, akajambo wambwiye ejo, nimba ari ejo cyangwa ejo bundi mugiye kuza, ngo ese ni byanyabyo tuzaze tuzakubona. Narabishidikanyaga cyane pe. Hari umuntu ugeze ubibakora ibyo bintu? Barabimukoze uyu mugenzi wacu cyane. Muratega muva Nyaruguru mugera hano i Kigali? Urabona kuva Nyaruguru n'ahantu kure cyane kugera hano muri Kigali. Rero yarategaga kaza, yagera hariya Nyabugogo yahamagara umuntu, kamubwira ati narinje muri za gahunda twapanze. Akamubwira ngo ese ngo harya ngo twaganiriye ibiki, ngo twabivuze ryari, ibyo bintu ntago mbizi. Akamubwira ati basi mpa amahirwe mve muri Kigali nkubonye, wenda nsubire i Nyaruguru nta interview dukoze, ariko nakubonye basi. Wapi umunyamakuru akabyanga burundu nyine. Iyo mpamvu nakomezaga mbishidikanya, nkabwira ati babarira umbwiza ukuri ni ibyanyabyo. Nicyo cyabintera. Yes, nanjye nishe gahunda zose nari mfite, ndavuga ngo bano bana bavuye kure, ntaza kubikira gahunda, reka nze tubikore bambwire icyabazanye uyu munsi. Mukanya gato tuzaza kukiganiraho, ariko muhereze noneho member wa gatatu. Organizinze hariya guhamagara mbere, noneho wa kabiri noneho. Baje kukubwira iyi gahunda yo gukora agakorali kanyu, ubyakira gute? Nabyakiriye neza cyane, kuko numvaga ari ibintu byiza binesheje mu mutima wanjye. Twebwe ukuntu twari tubayeho twakundaga kuririmba, tukumva ahantu turi hose twaba turi kuririmba. Byaba ari ibintu biturimo cyane. Babimbwiye rero numvise ari ibintu bishimishije cyane. Numva ko byaba ari byiza tubikoze, ariko bikunze bikarushaho. Nta zindi mbogamizi mwigeze guhura nazo mumaze kuorganizinga aka gatimu kanyu cyangwa ikorali yanyu? Imbogamizi zo zirimo.
imbogamizi zo zirimo nko gutekereza nyine umuntu akavuga ngo ese igihe kizagera wenda nanjye ngere muri studio mvuge ndirimbe twaje gukora n'agantano ubu dufite agantano kitwa Ijuru Ryacu TV agantano ntano kuri YouTube ngo yitwa Ijuru Ryacu TV 5 mwafunguye agantano ndi kubivuga kirundi mumwigishe ngo nagantano iwacu ni hajya ku mupaka iyo tuhahagaze duhamagara i Burundi abashinga ntahe n'abashikiranganje agacano iwanyu mukita agantano ubwo rero twaje kugafungura mu kwa mbere ariko nyine dushyiraho amajwi aya ngaya n'ubundi twaririmbye nta microphone nta kamera ni phone nyine tugashyiraho nyine utuntu turi aho ariko imbogamizi zo nyine zizamo zo kuvuga ngo zo kubura mbese uburyo ariko buriya na famiye nyine kubera ziba ziciriritse umuntu ashaka ubuzima bwaha n'aha ngaha bigatuma rero nabyo imbogamizi nabyo imbogamizi cyane. Okay. Ninde perezida wa group? So nijewe. Ninde muvugizi wa group? Twese turafatanya kuyivugiraho turunganirana ugize icyo ahabona twakorera arabitubwira. Okay. Muhereze microphone atubwire impamvu yatumye mukoresha izo mbaraga zose zo kuva Nyaruguru gushaka Bakti cyangwa Big Town TV mukaba mwageze hano ibyifuzo byanyu ni ibihe cyangwa ibyo mwaje kutuzanira ni iki mwatuzaniye uyu munsi? Twebwe rero mukoza hano twaje hano ngo dukore interview tugaragaza impano yacu buriya abantu bari mu Rwanda ariko ubushobozi butangana hari ushobora kureba ibintu dukora akabikunda yamara kubikunda nyine akaba yadutera inkunga noneho impano yacu ikabasha kuzamuka. Okay. So nicyo kintu cyangombwa ni ukugaragaza impano yanyu maze mugashaka abaterankunga kugira ngo mwiteze imbere. Okay, ni byiza cyane. So ikigiye gukurikiraho ubu ngubu ndashaka mu confirm aba bantu barimo kureba Big Town TV aka kanya ko mushoboye, and then bamwe na bamwe abo muri bukore ku mitima yabo ndabizi neza ko bazahita bakora iki batera inkunga akazi kanyu gakorwe neza, sibyo? Yes, so nice. Reka tubahe ndashaka indirimbo 3 maze nyuma yanga tuze kureba ese murabishoboye cyangwa muri kutubeshya. Yego. Wishingikirijeho Yesu mwami w'abami niwo uzandengera mu kababaro kanjye. Wishingikirijeho Yesu mwami w'abami niwo uzandengera mu kababaro kanjye. Ni wowe ntumbiriye, ni wowe mpanze amaso, ni wowe gusa nizeye, ntacyo natinya ngufite. ni wowe ntumbiriye, ni wowe mpanze amaso, ni wowe gusa nizeye, ntacyo natinya ngufite. Uri
uri inshuti iboneka mu byago n'amakuba ntutererana abawe uri inshuti y'ukuri uri inshuti iboneka mu byago n'amakuba ntutererana abawe uri inshuti y'ukuri ni wowe ntumbiriye ni wowe mpanze amaso ni wowe gusa nizeye ntacyo natinya ngufite ni wowe ntumbiriye ni wowe mpanze amaso ni wowe gusa nizeye ntacyo natinya ngufite wanesheje satani uramurahuza umukura ku ntebe utoshura ikivume wanesheje satani uramurahuza umukura ku ntebe utoshura ikivume ni wowe ntumbiriye ni wowe mpanze amaso ni wowe gusa nizeye ntacyo natinya ngufite ni wowe ntumbiriye ni wowe mpanze amaso ni wowe gusa nizeye ntacyo natinya ngufite iby'iyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga ijambo yakuvuzeho ni isezerano izisohoreza iby'iyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga amateka y'uko ikora n'abahanga babuze ibisobanuro iby'iyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga ijambo yakuvuzeho ni isezerano izisohoreza iby'iyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga amateka y'uko ikora n'abahanga babuze ibisobanuro niba kure yasezeranye y'uko izaturinda ikatugeza aheza tutibazaga nibagirwa isezerano ryahiraririnda nigira namba agatotsi kayisinziriza none muze iducinya kadiho tuyishimire ibyiza idukorera imwese muze iduhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera none muze iducinya kadiho tuyishimire ibyiza idukorera imwese muze iduhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera dore impamvu ntazayireka
iyo mana ntihindura imigambi ipfa kuba yakuvuzeho n'imahanga bamenya ibyo yagukoreye ikabikora yoroheje natwe tugayitse ikadusanga iwacu itarebye uburebure cyangwa se ubunini ikwicaza hakomeye dore impamvu ntazayireka iyo mana ntihindura imigambi ipfa kuba yakuvuzeho n'imahanga bamenya ibyo yagukoreye ikabikora yoroheje natwe tugayitse ikadusanga iwacu itarebye uburebure cyangwa se ubunini ikwicaza hakomeye niba kure yasezeranye yuko izaturinda ikatugeza aheza tutibazaga ntibagirwa isezerano ryahiraririnda ntigira namba agatotsi kayisinziriza inone muze iducinya akadiho tuyishimire ibyiza dukorera mwese muze iduhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera none muze ducinya akadiho tuyishimire ibyiza dukorera mwese muze iduhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera ni nayo mpamvu nahize ko ntazayireka nawe kandi ni byiza ko wagira uwo muhigo kuko ibyishaka kuduha ni byiza kurusha ibi kuko ibyishaka kuduha ni byiza kurushaho ni nayo mpamvu nahize ko ntazayireka nawe kandi ni byiza ko wagira uwo muhigo kuko ibyishaka kuduha ni byiza kurusha ibi kuko ibyishaka kuduha ni byiza kurushaho niba kure yasezeranye yuko izaturinda ikatugeza aheza tutibazaga ntiyibagirwa isezerano ryahiraririnda ntigira namba agatotsi kayisinziriza none muze iducinya akadiho tuyishimire ibyiza dukorera mwese muze iduhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera mwese muze duhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera. Yes, kuba arimo gukurikirana Big Town TV ngira ngo mwumvishe talent cyangwa impano bano bantu bafite impano zidasanzwe mu byukuri, bafite indirimbo nziza bazikuririmba, icyo bakeneye ngo ni support kugira ngo impano babashe kuziteza imbere, bakore n'ibikorwa byinshi. Mudusobanurire kwanza ibyo mwifuza, ibyo mukeneye, mudusobanurire neza kugira ngo tubashe kubyumva fresh. Ya nibyo murakoze, ibyo twifuza kandi dukeneye nyine urabyumva, impano yo kuba tuyifite irahari, nk'iyo ndirimbo urumva kuba twarayiyandikiye tukayikorera, hari n'izindi nyinshi cyane ndetse ziryoshye kurenza iyo ngiyo. So ziryoshye kurenza iyo, kandi buriya no mu butumwa busanzwe indirimbo cyane cyane zihugura urubyiruko buriya nazo
tugeramo cyane cyane giye kuko bano bashiki banjye bataba baboneka neza ariko naho tugeramo. Ubwo rero indirimbo zo zirahari, impano, amajwi birahari, nubwo wenda twakenera umurongo wo guhugurwa wenda ku bijyanye n'amajwi, ariko ntibigoye cyane, ntabwo twarushya. Ibyo dukeneye rero urebye ni sapoti kugira ngo tubone studio, tugere muri studio tubone umuterankunga se, haramutse hari uw'Imana ikoze ku mutima hanyuma akavuga ati aba bana reka so mbafashe, hanyuma baririmbe ubutumwa bugere hirya no hino, so byaba ari byiza cyane kurushaho, kuko twe ubwacu ubushobozi dufite ari ubu gusa. Ubwo rero niyo mpamvu dukeneye abadufasha kugira ngo bigaragare, bigere hejuru, natwe tujye twumvikana hirya no hino. Muhereze nawe yatubwire ibyifuzo bye n'ibyo asaba abantu. Ibyifuzo byanjye mbanje gushimira abantu badukurikiye, ariko ibyifuzo byanjye ni uko twabona abantu badufasha, impano yacu ikazamuka, natwe tukagira aho tugera nk'uko tubyifuza. Murakoze. Okay. Mwese muvuge ibyifuzo byanyu, munabasabe bangaba barimo kubakurikira. Nanjye mbanze kubasohoza ndanabashimira cyane, ariko bakoreshe like na subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Nanjye rero n'ubundi ntacyo narenzaho ku byo bavuze, nimba hari abo twanejeje bikabakora ku mutima cyangwa n'abumva bafite umutima w'urukundo badufasha nyine mu buryo bwo kwagura impano yacu. Okay. Murakoze cyane. Hari umuproducer kari mwahuye nawe yababwiye gute? Yatubwiye twagize ngo ni Black gusa yatubwiye ngo wow tuzi kuririmba, hanyuma aratubwira ngo tuzaguhamagare adukorere indirimbo. Uyu muntu muramuzi? Uwo muntu ndamuza, ahubwo namfashe amabarire baririmba gospel. Ariko Imana igira neza kubeshya n'icyaha. Baririmba gospel. Yego, ariko n'izindi tugerayo papa. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Nakumenyeye ku ndirimbo i Roma, niyo mpamvu nkubwiye. Reka muheme kubaganirize gatoya kuko we amaze kugera kure. Ubu ngubu ni umuhanzi ukaze cyane. Ganiriza bano bana bavuye mumubwire aho muvuye. Ubundi mu rugo ni hehe mugani? Twe mu rugo ni Nyaruguru. Ese muri Nyaruguru iriya harya ni ku Gikongoro? Nyaruguru ni hirya ya Gikongoro. Ko ari kure we? Ni kure cyane. Ubwo mwavuye Nyaruguru muzi na Kigali kumenyekanisha impano? Cyane rwose. Musanzwe mubina. Oya niho twavuye. Mwateze muraza. Mwaje no munsi? Twaje uyu munsi. Ubwo muri kurara hehe? Sinzi aho turi burare. Ntago mwaza mudafite aho muri burare. Sinzi aho turi burare, gusa ko twateganyaga ko turi busubireyo. Ntago mwasura, ntago byakunda. Hari ya ninjoro ihari? So ntayo. Tetse iyo hari ya ninjoro. Saa 10. Ntago byakunda ko musubiraho murara muzagendeje. Muririmba gospel. Turirimba gospel. Murimbe twumve rero muririmbye nje nsanga. Nje nsanga mumaze kuririmba. Reka tugashireho. Reka dushireho agace kamwe rwose. Ariko Imana ishimwe rwose kuba duhuye. Yego nukuri tu. Ibyiyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga, ijambo yakuvuzeho ni isezerano yizisoreza. Ibyiyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga, amateka y'uko ikora n'abahanga babuze ibisobanuro. Ibyiyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga, ijambo yakuvuzeho ni isezerano yizisoreza. Ibyiyo mana si imigani imwe yacu tuvuga nk'amarenga, amateka y'uko ikora n'abahanga babuze ibisobanuro. Niba kure yasezeranye yuko izaturinda ikatugeza aheza tutibazaga,
ntiyibagirwa isezerano ryahiraririnda ntigira namba agatotsi kayisinziriza none muze iducinya akadiho tuyishimire ibyiza dukorera imwese muze iduhanika amajwi tuyiririmbire bose bemere ko tuyemera. musengera mu baki eyari nari nzi ngo muri abadivantiste mujya kuririmba nk'abadive oya ni eyari ahubwo ariko bagiti niwe wari wabatumije so nitwe twamuhamagaye aduha amahirwe yo kwemera yo guhura nyine mwamenyanye mutuku ubundi ukuntu bagiti twahuye naragashoboye njyewe nakundaga gukurikirana ibiganiro bye yo kuri big town nkabikurikirana mbona ndamukunze nyine umukunzi wiwe amajije kuba umukunzi wiwe mbona nimero yiwe ndamwandikira mwandikiye ngize amahirwe nsanga nta mutima mubagira aransubiza mwana mwiza n'icyababo ansubije rero bitangirira aho ngaho turavugana kugeza iyi saha nyine nabaga ati dufite impano mubwira hano turi none se ni korari naka gurupe mwikoreye ubwanyu ko abantu batatu ni akagurupe nyine turi batatu ariko n'ubundi kabyawe na korari mama uramuhamagaye ndamuhamagaye nyine ngize amahirwe aramvugisha mubwira icyifuzo cyanjye no kuba turi ahangaha niwe tubikesha ahanini yego hanyuma se yabemereye kubakorera indirimbo se yababwiye ngo mugende se birangiriye aho ngaho byagenze bite turacyavuga turacyaganira ntabwo ikiganiro kirarangira aha mwebwe mumaze kugera inaha i Kigali umubonye se wendaga wumva ari umusore unanutse none abonye wumvaga se ari umuntu wamubonye ute i Kigali n'ubwa mbere wari uhageze ayanjye ntabwo byantunguye kubera ko namubonaga nyine kuri televiziyo ariko nanamwumva ku ijwi ari kuvuga nkumva ko ari umuntu munini nyine ukimara kugera hano nyine wabyakiriye gute wabonye ari mu mujyi cyane kurusha Nyaruguru kandi koko nibyo nabonye byinshi cyane nabonye imodoka nabonye izu zigerekeranyije ntizihaba imodoka ariko ziba ari nkeya uhabona n'ama etaje ni hafi y'ikibuga cy'indege n'abantu b'abasirimu uraza no kubona abasirikari bicaye muri turiya tuzu noneho muye n'icyamamare nkawe urahura n'abandi bose na ba Jackie n'abandi bose na ba Joyce oya nawe uri icyamamare mana ni ukuri ndabashimye cyane mwitinyutse muravuga ngo muraje tunashimire Bagti uba wabonye umwanya wo kuvugisha abana bo mu cyaro bafite impano bakaza bakagera kuri cano nk'uko bakakora icyo kiganiro mumusabe afite studio abe yabakorera nk'indirimbo se mwabimusabye mumusabe nk'umuntu mwaje muje kureba mumusabe afite studio arabakorera indirimbo ahubwo rero guhura nawe bibaye iby'agaciro ako kabanga yari atarakatubwira nako yababwiye kuba rero uhise ukatubwira ndabibabwiye rero muze kumusaba neza mumutwaze gake gake afite studio azabakorera indirimbo nta kibazo buriya arabyumva kandi twizeye ko n'Imana imuri hafi buriya kandi azabikora ndabona mwenyura nk'umuntu uzabikora azabibakorera Imana yabahuje nawe ndabona azabikora ubwo mu ntara mu buzima busanzwe mukora ikintu kuririmba gusa cyari n'ibindi bintu mukora ubundi hari wigeze kuganira na Bruce Melody ikiganiro narakirebye umubwira uti mu cyaro abana bahinga imyumbati bakayikura n'ubwo buzima natwe turimo yego n'ubwo buzima uzi ngiye kugira ngo nzi Kigali uzi ko nakoreye amafaranga y'itike nzana i Kigali iminsi 5 yose none mwebwe mwabigambiriye muhita muza muri munasubira yuko mase mutari abakire bimaze igihe twarinze no kujya muri credit muri abakire twarinze no kuguza wazagujije angahe muri credit nagujije bingahe 5 Yesu wenda bikwemereye n'ukuri ndabikwemereye batazaza muri sosiyete kugutera yego n'ukuri urakoze cyane basubiza kubera ko
urabona twateguye twapanze kuba twaza ino i Kigali hanyuma amatike bahita bayuriza bayuriza ayo twari twazigamye bitarakunda ubwo rero niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ndabiza amatike barayurije nanjye nazindutse ejo bundi ngi Nyamasheke yego ahantu ha 3,800 habaye 5,700 yego pe barayurije cyane ubwo rero ubwo buzima natwe nibwo twiberamo tugahinga rimwe na rimwe mugahinga n'ibirayi ariko birahera ibirayi iyo bitarwaye birahera usibye ko hari igihe birwara bikuma ariko ubundi birahera okay nta kibazo nyine nanjye ndabikunze ndavuze ngo reka nyure hano nsuhuza umushuti wanjye nsanga mwaje mwitinyutse njyewe yabana nk'uko bavuye mu ntara bakaza i Kigali mba numva bashoboye rero iyo duhuye mba ndi butekereze ntubuse wenda nta fanta afite wenda nta n'amata banyweye wenda nta n'iki kuko nyine nanjye nabitekerejeho nkaza bingoye iyo mpuye n'abana baturutse mu ntara mba mvuga ngo reka muhe ibyo 5 nawe mumusayidire rero ndabikunda cyane nanjye byaramvunnye ngeri nabingoye rero iyo nabonye umuntu yaturutse mu ntara akitinyuka mba nzi ko yakoze igikorwa kitoroshye ntabwo byoroshye ntabwo biba byoroshye kuba umusitari biravuna mana yanjye urebye imisozi biravuna biranaharanirwa yesu we twarirutse twari amajoro na n'ubu tukiyarara ntabwo biba byoroshye nyine uyu yitwa ndetse nitwa Munezero Divine ubwo se muraturanye cyangwa muvindimwe turaturanye uriya sewe ngiye nitwa Nizigimana Janvier uyu nguyu kiyo ndi bugingo Fred use Janvier ubwo uvuye mu rugo ukabwira mama we ati turagiye tugiye i Kigali tugiye kumenyekanisha impano wumva byemera nyine bitewe n'ababyeyi bo mu cyaro hagiye bumva ko bitakunda cyangwa abacitse muraza mataza aho mugiye ntabwo twabacitse gusa ntabwo baba bumva yuko byabaseriye nyine njye rero najyaga mbibwira mama nkabwira mama nti rero ngiye kugenda i Kigali akambwa atese uzajya i Kigali uzajya kuri radio uririmbe uzagerayo uwo munsi bagushyira muri radio no kuko nari mfite famille yanjye y'abantu bagiye baramamaye cyane kandi bazwi harimo n'abanyamakuru nka Uwera Jean Maurice namwumvishaga ko aribo nzagenda ngiye kureba ariko akambwira ati ntago uzababona kuko nk'Uwera yaraherutse iwacu kera mu rupfu rwa mukecuru wabaje gushyingura nyirakuru kandi iwaba papa ye hari ahantu muri Kanjongo ahantu bita ku Ruheri iyo ngiyo kure ubwo rero naramubwiraga nti ngenza i Kigali kandi bose nzababona kumva ko bitabaho ariko nge nagize amahirwe Imana iramfasha Yesu nawe ashyiramo imbaraga nyinshi abo bose numvaga ko bakomeye mura nabo na Bruce Melody bose mura nabo turagukurikira ubwo rero ushobora guhaguruka ntugere kuri rwa rwego wumva wifuza ariko ukagerageza ntacyo uzabona wicaye ikintu cyose ukibona ari uko wahagurutse hose ukagerayo ukabaza ugahora n'inshuti n'abavandimwe nyuma yo kuri Big Town hari indi cano yagutumira nyuma ya Big Town hari undi muterankunga wabona Big Town yahabo ukabona umuterankunga iyo wahagurutse rero byose birakunda cyane gusa Bagiti yubahwe yakoze cyane n'ukuri yakoze cyane turamushimira kandi nawe turagushimiye kuba wemeye kuduha umwanya jewe numvaga nkurikije igihe natangiye kukubonera n'igihe urwego ugezeho uyu munsi nabaga numva nyine uri umuntu ubu ntatinyuka no guhamagara ariko kuba wemeye kudusuhuza rwose agafata n'umwanya akatuganira nirengagiza nsuhuza umuntu kandi ikibazo nyine mbona kimubangamiye nshoboye nkagikora nk'uko uvuze ati umuntu aba yagujije mu kiminatike icyo gihe ugerayo ukajya kuyakorera ukaruha ariko iyo uhuye nk'uwo wita wazamutse akaba yaguha ibyo 5 fata igenda ugura amata hariya cyangwa se ugura iryo rindazi nabyo biragufasha nyine birafasha cyane njyewe najyaga nzi Kigali nahura n'umuntu w'umukire namusuhuza nkabona ntamaye 1000 sha nkumva ndababaye nkavuga se buriya niyampa n'1000 nkagura fanta se buri ubukire bwe n'ubuhe ese icyubahiro cye ni nyine nkumva birambabaje pe rero nk'abantu bafite impano bazamutse mbere nibajya bahura n'abana bo mu cyaro bajye babaremera ku rugero rwawe mbese ibyo bintu uvuze nanjye bijya bimbaho ndetse byatumye nkora indirimbo nubwo sindayuzuza
ariko reka nyikubwireho iyo ndirimbo bitewe n'ukuntu nagiye twagiye twiruka ku bantu benshi batwizeza ko baduha ubufasha bikafiringa ntibagire icyo badufasha kandi bari batwemereye nyine naratekereje numva mbaye nk'ugize agahinda mpita ngira nti dore ubuzima burahenda nubwo kenshi butubuze epfo na ruguru bigatuma twibaza impamvu twese tutabayeho kimwe impano turazigama nubwo zizamura bamwe abandi bagasigara imirimo turayikora nyamara bikanga bamwe bagasigara inyuma Imana ba hafi utwereka ibyiza biri mu gufatanya Imana ba hafi abagaragu bawe dore turagwa inyuma ubwo rero ako kantu nagakoze nkurikije ubwo buzima numva nyine ngize agahinda ndavuga ni ukubera iki birashoboka ariko buriya Imana yonyine niyo yonyine igufasha ku kintu ushobora kugeraho njyewe najyaga nzi ngo nta muntu utangagira inka usibye perezida wenyine mama wanjye yajyaga azinduka yiteye umwenda akajya ku murenge ngo agiye kwakagira inka kandi ntamenye ko rwa rutonde rw'abahawe gira inka bishyuye 10,000 kugira ngo babashyira ku rutonde wakumva yuko banze kumushyira ku rutonde kandi atabahaye bya 10,000 ngiye nkumva ko nta muntu ushobora kumwinka sibye perezida gusa ariko Yesu akora ibintu bikomeye cyane kandi akakunyuza mu zindi nzira kare naho zinganira wenda mubwira ntari kurabizi ningiye mu bantu bakomeye bose wampa imodoka utayimpa wampa inzu utayimpa ni we nkunda ate se kubera iki ndi wowe utanga n'ubuzima burya umuntu ukwemerera guhumeka wagira miliyari 500 ntupimisha ikiro cy'umwuka hariya wa muntu aruta abantu bose bakomeye rero iyo ukunze gusenga cyane Imana iragufasha kandi nta kure cyane habaho idakura umuntu ntanahita mugeza pe cyambere no gusenga rero muri hiti yose ushaka aho ushaka kugera hose ukabanza ukabwira Imana ngo Mana mfasha nanjye nahura na Bruce Melody twakicarana nanjye twaganira nanjye yangurira fanta mbese ukabisaba Imana iragufasha rero reka dusoze bwa twavuga byinshi bukira bugacya ariko ngenda bashimye cyane uko mwitinyutse Imana bahumugisha rero dushimire na Bagti uba wemeye kubakoresha iki kiganiro rero dushaka kubona indirimbo yanyu mwakoze mbasabire n'abatera nkungara bafashije Vava namwe babona bakabafasha kandi rero nanjye ubufasha nshoboye nabo kwemereye ndaje mbuguhe mukanya merci cyane ndagushimiye siwumva se ko birimo biraza urugendo mwakoze nago rwapfuye ubusa tike yo kubasubizayo yabonetse nimba ari umwe nimba ari babiri ariko afazari ikindi Vava yabasabiye ko akaririmbo wa mu producer nawe yemeye kubakorera maze kubumva noneho ikigiye gukurikiraho tuzavugana mupanga umunsi muzaza akaririmbo ka mbere nakabahaye murakoze cyane so inyuma y'ahangaho ibindi tuzabimenya ariko n'abaterankunga barimo kureba kino kiganiro muzi kuririmba gospel muririmba neza so murakoze cyane reka dusoreze hano sibyo gatoya so twahereye ku Mana kuko ari ishobora byose kandi ruta byose nagira noneho ngo nsuhuze na perezida w'igihugu kuko ndamusuhuje cyane rwose Paul Kagame wacu ndamukunda cyane uramutse buriya Imana igufashije ugahura nawe wamusabiki nigeze no gushaka ahubwo nigeze gutekereza ndavuga ngo ubundi kuki ntamo ndamutse mbuye nimero ze ntamuhamagara nyine uramutse ubonye perezida wamusabiki icyambere nabanza nkamushimira nkamushimira cyane cyane ku mutekano buriya mujya mwumva ibintu by'i Burundi yego akaducungira umutekano cyane inshingano ze nk'umukuru w'igihugu hanyuma rero ikindi kintu namusaba gufasha niba yajyayo niba ariko ambabarire ariko namusaba gufasha abana urubyiruko rwo mu cyaro ruri kugwa inyuma cyane kandi nyamara rufite impano hari umwana wamuhamagaye ejo bundi kuri radiyo mu yitwa Gilbert mu by'imipira aravuga ngo
ntabwo yisabiye wenyine, yasabiye muri rusange. Aravuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika uzadufashe abana bafite impano bazamuke. Ariko perezida afite inshingano nyinshi nk'umuyobozi w'igihugu, akora birimo imihanda, birimo imiriro, ashobora kutitabira kuvuga ngo reka azamure n'abana nk'aba bagiti bafite amasitidiyo, bagomba kujya bamenya abo bana bafite izo mpano. Ndetse nka minisiteri y'urubyiruko bagiye kwihuza na minisiteri y'ubuhanzi. Nyakubahwa perezida wa repubulika ni mu bantu badashaka kuvunika. Yego, yakoze inshingano ashinzwe, ayobora abanyarwanda, abayobora neza. Rero iyo hagiye kuzamo no kumutegeka n'ibindi kandi natwe tutabinaniwe, kuko iyo uri mu cyaro ukavuga ngo bagita afite studio, reka nzashake nimero ye, se namusanga nkore ndirimbe, se mbonye 30 yamfasha, mbonye 50 se yamfasha, ese mbese nagerayo gute? Kuko perezida ashinzwe ibintu byinshi, ntago n'abahanzi bajya bamwiruka ngo bivemo cyane. Yego, ubwo rero niyo mpamvu nari mbasabye jewe ni 07 9 052 we umwizerwa ninde kugira ngo tutange nimero imwe gusa? Sewe manager se? Turi kumwe twese pe. Sewe manager? Ni jewe. Kuri ubu ni jewe pe. Kuri ubu ni jewe. Hanyuma rero tanze nyinshi byaba ari ikibazo. Nimero imwe. Niyo. Mwahisemo yo ngiyo? Namwizeye. Nta kibazo. Niba mutabyizeye muvuge yanyu. Ariko niyo ngiyo ni 07 9 052 5 6 9 0 5 nagira ngo rero nture agace gatoya k'igisigo mfite perezida. Niyo mpamvu buriya nari mbasabye ko namusuhuza. Tugiye kujya mu matora. Ako gasigo nyine ukamubwira. Mureke mbumvisheho gato aba ariko kadusoreza mwaba mukoze. Yego. Nimundeke ndaterwema rw'abahiza kabingabo isonga ku rugamba rwo guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Intore zirusha intambwe itugira inama kenshi zo gukora twishakira ibisubizo. None ubu umunyarwanda n'ijisho rya mugenzi we, nta wamuhiga dutoza byiza. Nimuze tumujye inyuma umubyeyi wacu Paul Kagame. Amakuru yawe Rwanda yageze imahanga guhesha ijambo. Iri shema dufite nk'abanyarwanda turikesha umugaba w'ikirenga. Amakuru yawe Rwanda yageze imahanga guhesha ijambo. Iri shema dufite iwacu mu Rwanda turikesha umugaba w'ikirenga. Kenshi njya nicara nkatekereza ibya Kagame, nkabigereranya n'inkuru ya Mose n'Abisirayeli mu butayu, maze nkibaza ntese Mana, Mose yarangije iby'Abisirayeli umuhindurira izina umugira Pawulo umwohereza iwacu Rwanda. Maze nkaseka nti niba ari byo nta mpungenge kuko atiyoboye neza. Amahoro ni yose, ubumwe buraganje, umunyarwanda areshya n'uwundi. Nibyo koko turi bene Kanyarwanda, ku murimo ntitwiganda. Inkuru zacu zageze imahanga zirabaryoha, maze amazi abuzura akanwa, batemba bagana urwatubyaye bati nimuduhishurire iryo banga. Natwe tubasubiza nta kwikanga, tuti intwari iruta izindi ni ubumwe n'ubwiyunge. Amakuru yawe Rwanda yageze imahanga guhesha ijambo. Iri shema dufite iwacu mu Rwanda turikesha umugaba w'ikirenga. Ndabashimiye, murakoze. Nababyumviza ntacyo nize, ariko no mu kwamamaza ariko nyine agomba kutureka tukajya twibebeza kuko yabihisemo arabirahirira. Tugomba kwibebeza nyine nk'abaturage. Yego, murakoze cyane. Ndabashimiye rwose. Turabashimiye.